Tekereza kwibona utwaye imodoka iri ku kiraro hagati mu nyanja. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, umuhanda ugatangira kumanuka buhoro buhoro. Uko umanuka buhoro buhoro, ugasanga winjiye mu muyoboro uri munsi y'inyanja. Ubwo utwaye imodoka. Mu gihe uri gutwara munsi y'amazi muri uwo muyoboro, hejuru yawe ukabona amato manini atwaye imizigo, agakomeza urugendo rwayo nta nkomyi. Ibyo bintu ndi kuvuga bisa nkaho bitumvikana. Ariko ibi ni bimwe mu bitangaza by'ikiraro cya Hong Kong Zhuhai Macao Bridge. Ikiraro gifite uburebure bwa kilometero 55, kikaba ari cyo kirekire ku isi cyambukiranya inyanja. Kugira ngo amato akomeze kunyura mu nzira y'inyanja nta nkomyi, abubatsi bubatse umuyoboro wa kilometero 6.7 unyura munsi y'inyanja. Bawuhuza n'ikiraro bakoresheje ibirwa bibiri by'ibikorano. Mu yandi magambo, iki kiraro nagatangaza mwabantu mwe. Ariko se byashobotse bite kubaka umuhanda munsi y'inyanja? Ni zihe mbogamizi zahuye n'abacyubakaga? Kuki umushinga watwaye miliyari z'amadolari kandi ugahitana ubuzima bw'abakozi bamwe? Njye nitwa Ngendahimana Daniel, mbahaye ikaze kuri Bonakuri. Ikiraro kizwi nka Hong Kong Zhuhai Macao Bridge cyambukiranya inyanja, kikaba gihuza Hong Kong, Zhuhai ndetse na Macao. Kugeza ubu nicyo kiraro kirekire ku isi cyambukiranya inyanja, kikaba gifite uburebure bwa kilometero 55. Urabyumva? Iki kiraro giherereye mu gace ka Pili River Delta, kamwe mu duce dufite ubukungu bukomeye cyane mu Bushinwa. Aka gace karimo imijyi minini ikorerwamo ubucuruzi, inganda ndetse n'ikoranabuhanga. Mbere uko iki kiraro cyubakwa, abantu n'ibicuruzwa byagombaga kuzenguruka cyangwa bagakoresha ubwato. Ibyo bikaba byaratwaraga igihe kinini kandi bikongera amafaranga y'ubwikorezi. Kubaka iki kiraro ntibyari ugushyira inkingi mu nyanja gusa. Umva uko byagenze. Abashakashatsi n'abahanga mu bwubatsi bakoze ibintu bitangaje mwabantu mwe. Kubera ko muri ako gace k'inyanja hanyuragamo amato manini cyane, abubatsi ntibashoboraga gukomeza kubaka ikiraro gisanzwe hejuru y'amazi, kuko ayo mato yari kutabasha kukinyuramo. Niyo mpamvu bari kucyubaka bageze aho amato anyura, bahagarika ikiraro maze bubaka umuyoboro wa kilometero 6.7 unyura munsi y'inyanja. Mu yandi magambo, ubu utwaye imodoka uri hejuru y'ikiraro ariko ukiri no muri iyo nyanja, icyo kiraro kigahita kimanuka kikanyura no munsi y'inyanja, ukongera kubururukira hakurya y'inyanja ku kirwa cy'ibikorano bubatse. Abashinwa ni babi cyane. Kugira ngo imodoka zive ku kiraro zinjire muri uwo muyoboro, hubatswe ikirwa cy'igikorano cya mbere hagati mu nyanja. Aho niho umuhanda utangirira kumanuka buhoro buhoro ukinjira mu nyanja. Ibintu mvuga nizere ko nawe uri kubibona. Nyuma yo gukora urugendo rwa kilometero 6.7 muri uwo muyoboro, imodoka zisohokera ku kindi kirwa cy'igikorano nacyo cyubatswe hagati mu nyanja. Hanyuma umuhanda ukongera kuzamuka ugasubira ku kiraro bisanzwe. Iki kiraro nagatangaza mwabantu mwe. Mu gihe imodoka ziba zinyura muri uwo muyoboro uri munsi y'inyanja, amato manini akomeza kunyura hejuru ku mazi nta nkomyi. Ubu buryo bwatumye ubwikorezi bwo mu muhanda n'ubwo mu nyanja bikomeza gukorana neza nta yandi mananiza abayeho. Igitekerezo cyo kubaka iki kiraro cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'1980, ariko cyongera gufata imbaraga muri 2000. Intego nyamukuru yari uguhuza ubukungu bwa Hong Kong, Zhuhai ndetse na Macao, kugira ngo ubucuruzi bworohe no kugabanya igihe cy'urugendo. Kubaka umushinga nk'uyu byasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye, kubera ko wahuzaga uturere dufite uburyo butandukanye bwo kuyobora no gucunga imihanda. Imirimo nyamukuru yo kubaka yatangiye mu mwaka wa 2009. Nyuma y'imyaka hafi 9 y'akazi gakomeye, iki kiraro cyafunguwe ku mugaragaro mu Kwakira 2018. Mu kubaka iki kiraro hakoreshejwe ibyuma na beto nyinshi cyane. Bikaba byarakozwe kugira ngo birwanye imiraba ikomeye n'umunyu wo mu nyanja ushobora kwangiza ibikoresho. Kubaka mu nyanja ni kimwe mu bintu bikomeye mu bwubatsi mwabantu mwe. Umva babwire, abakozi bahuraga n'imiyaga ikaze, imvura nyinshi n'imiraba ishobora guhagarika imirimo. Nubwo Hong Kong Zhuhai Macao Bridge yafashwe nk'igitangaza cy'ubwubatsi, kucyubaka byasize amateka ababaje. Mu gihe umushinga wari uri gukorwa hagati ya 2012 na 2017, impanuka z'akazi zari nyinshi. Nibura abakozi 9 bahasize ubuzima, abandi barenga 600 barakomereka. Iyo ni imibare yanditswe, ubwo itaranditsweho n'akasamutwe. Impanuka ya mbere ikomeye yabaye kuwa 25/2012 Ukwakira. Icyuma kinini cyagize ikibazo kirahanuka, umukozi umwe ahita apfa. Cyaramugwiriye kiramushwanyaguza. Abandi 14 barahakomerekeye. Nyuma y'iyo mpanuka, ibikorwa byahagaritswe by'agateganyo kugira ngo hakorwe iperereza ku cyayiteye. Nuko Kuwa 19 Ukwakira 2014 habaye indi mpanuka ikomeye ahitwa Scenic Hill.
igice cy'ikiraro cyari kiri kubakwa cyasenyutse mu buryo butunguranye. Umukozi umwe ahita hasiga ubuzima, abandi 4 barakomereka. Muri icyo gihe abagenzuzi bahise batanga amabwiriza yo guhagarika imirimo muri icyo gihe kugira ngo basuzume neza icyateye iyo manuka. Nkaho ibyo bidahagije, muri 2015 muri Mata ku wa 7 umukozi yakubiswe n'ikintu kiremereye cyamutunguye kimuturutse hejuru. Mu gihe yari ari gukora, ibikorwa byari birimo birihutishwa cyane kugira ngo umushinga urangirire ku gihe. Byaje kurangira hasize ubuzima kubera ibikomere. Hashize amezi make gusa, kuwa 27 Ukwakira 2015 undi mukozi yapfuye nyuma yo gukubitwa n'icyuma cyari kirimo amacupa ya oxygene. Muri 2016 umwe mu bakozi yaguye mu nyanja aguye kuri cyakirwa cy'igikorano. Yarahanutse avuye ku kiraro ararohama ahita apfa. Muri 2017 nabwo iteme ryo munsi y'inyanja ryarangiritse rihitana 2, abandi 3 barakomereka. Nyuma y'izi manuka, inzego za Hong Kong zashimangiye ko agomba gukazwa ingamba z'umutekano ku kazi, mu gihe abagize inteko ishinga amategeko banenze uburyo umutekano w'abakozi wari ucunzwe. Basaba ko ubuzima bw'abakozi bwarindwa bugahabwa agaciro kurusha kwihutisha umushinga. Mu iyubakwa ryacyo, iki kiraro cyanateguwe kugira ngo gishobore kwihanganira inkubi z'umuyaga zikunze kwibasira ku karere, ndetse n'ibishyitsi by'isi n'imitingito ikomeye iba mu nyanja. Intego yari ukugira ngo gikomeze gukoreshwa imyaka irenga 100. Urabyumva? Kubaka iki kiraro byasabye amafaranga barirwa muri za miliyari z'amadolari ya Amerika. Nubwo hari abavuze ko cyahenze cyane, abayobozi bavugaga ko inyungu kizazana mu bucuruzi no mu bukungu zizishyura ayo mafaranga mu gihe kirekire. Nyuma yo gufungurwa kw'iki kiraro, urugendo hagati ya Hong Kong Zhuhai rwaragabanutse cyane. Ibi byafashije ubwikorezi bw'ibicuruzwa, ubukerarugendo ndetse n'abagenzi baroroherezwa. Nubwo iki kiraro cyashimwe, ariko nticyabuza abanenga umushinga wacyo. Umva icyo baheraho bavuga. Hari abagaragaje impungenge gishobora gutera ku biremwa cyane cyane byo mu nyanja, ariko ibyo ntabwo bikuraho yuko iki kiraro ari agatangaza. Mu yandi magambo, umushinwa ni mubi cyane mwabantu. Nge nitwa Ngendeyimana Daniel. Reka nsoreze hano, gusa wifuza yuko twajya dukomezanya umunsi ku munsi, ukande subscribe. Nibiba na ngombwa duhurire muri comment, utubwire icyo wifuza ko twazagarukaho ubutaha. Amahoro y'Imana bane namwe.